ikinamico. Nshuti muteze amatwi radiyo Rwanda, namwe bakunze ibikinamico mwiriweho. Uyu mugoroba itorero Indamutsa rya RBA ryabategura umukino witwa Urabara nabi, wanditswe n'umubyeyi Destori Sylvia. Iyo umutwaro wakuremereye ukabura naho wawutura, ese uhitamo kuwikoreza abo mubana? Ese amakosa yo mu rugo ni ngombwa kuyashyira ku mugore? Simbatindiye, namwe nimwiyumvire ibya Sebugabo. Ibiko nabyo mvanye kwanga wishema byanyagiwe none byaka. Asigawe uyu murese kutaka ngo shyuhiriza abana imboga barigendagirana. Ndabona ufashwe. Mbe mutamuriza woye. Ubwo abana bari rutumva. Rero mama, Yesu wateranyije hatotikije mba wenyine. Dore bari barakirwanira. Ariko ye, kuko abana barwana bareba ukabihorera koko mutamuri. Hasoni. Ndabirambiwe rwose. Mama, sinabivamo ibyo byumva bimenye. Barwane ni barambirwa bari ikirano. Ariko n'umukobwa we. Ubuse nzajya mpera mu gitondo mpoza abana dore ko bahora barira budaceceka. Usiko nta kindi kirangurura uretse amarira y'abana bawe. Ariko wa mukobwa we. Ariko ubwo urumva ukuntu usigaye nsubiza koko mutamuri. Aya mama, ubwo niyo kuba kubyaye cyangwa. Ariko mama, ubuzajya ubyara uko wishakiye nurangiza ngo ngiye mutamuriza warushenge nirirwa mbahetse, nirirwa mbakiranura igihe barwanye. Nzajye nirirwa mbahoza. Ari umukobwa ye. Aho rimwe ntuzana buri cyo bagaburira wangiza uka. Tete kwashyana ry'umukobwa we. Dore ko nawe uzantesha umutwe. Unjya guhinga nasize nkubwiye ngo ukima. Wambwiye ngo iki se nyine? Sinasize nkubwiye ngo kubura hanga mu rugo hose umeze n'imyenda y'abana. None uraho uranshingaho gusa nakindi. Ubimenye. Nzakureho umugongo wo guhora nkubura ahantu biriwe bikiranura banduza cyangwa mbahetse. Niko muko uzabuzwa n'iki se ko nge nabonye ko kukubyara. Ubwo rero uzajya ubameseru nakora ibyo byose nabakuburira. Ngiye sinabyiviramo. Koko. Werega warabyiyemeje ni wo babyara. Ese iyo abandi babyara abana bakeya bakaboneza urubyaro ugakomeza ukabyara buri mwaka. Nuko ufite amaboko n'abandi bafite abiri cyangwa. Nuko muko. Gabanya amagambo. Gaho ukora ibyo nkubwiye nta kindi. Ntacyo nkora. Ndabikubwiye. Kandi nakubwiye mbere hose ko nta kintu nzongera gukora muri uru rugo. Kuva aho mwananira kunjyana kwiga ntari umuswa. Muzabona ko ibyo mwakoze mwirushyaga. Mwavunikiye ubusa. Mbuza kwiga ngo njye gufasha urubyaro rwawe nanjye sinzarugufashe ye. Ariko ye none se ko mbona ukubye akarenge ugiye kubunga he muko. Dore ko nta n'ikindi gishoboye. Ese kwirirwa imisozi wayimajije amaguru. Jya kureba aho mba mpungiye induru y'abana bawe. Ahasigaye njye no kwishakishiriza akazi ningira Imana wenda nzava hano. Kuko uru rugo rumaze kuntera mu nda, runtera umutwe, rungeza aha mama, rungeza aha rwose. Ariko nagorwa mana yanjye we. Koko ubona ukuntu usonga koko mwana mutamuri. Ubona ukuntu usonga. Mama, ibi niwe wabyiteye singi biguteye. Urumva? Jya mu zindi ngo z'abandi mazu urebe ukuntu haba hari isuku urebe n'amahoro baba bafite. Kuko babyara abana bakeya. Ibyawe rero ntugashaka kubinyegekaho. Warabyiteye n'ingaruka uzazirengera. Mwirirwa ahubwo. Kandi wa mukobwa y'ibunga ryawe. Ibunga ryawe uzazana muri ubu. Ryanjye siki. Kandi umva uzavana n'imbwa yiruka ndabikubwiye niyo. Ese ubugira ngo nirirwe nicaye ngaha nkori. Nkorikira. Umwana niyo kundira ishuri ngo nige nk'abandi. Ko nta sabune cyangwa amavuta yo kwisiga mu ngurira. Ko nta nakenda ko kwambara ngurira. Ndega kujya kwishakira nakuri imibereho. Bakwihorere. Manyihorere. Umuhana vayo. Ati byana byo ye. Urusuru rwo ningirwa rugo. Kuko ibintu byose binge ku mutwe. Umugabo ntoteze. Abana birirwe bandirana. None n'abana bakure bantuka batanyuba. Kigawe ngibi birandambiye rwose. Ubuse koko kwimirima ari myinshi mpereye. Reba nawe. Nkundahera he koko. Naryo
niko nyina neza ndakumva ariko ubu naso ni koko isukira mariki ngambwe ikingi by'amarembo koko ye urubyaro rwawe yikubisaga gasaduka so wawe ubiteye mana we ngo ki ngo urubyaro rwanjye nyine si urwawe se wowe mbese mvuye guhinga mu kanya nzajya mu turimo nyisiga aho ngaho nihuta wahinyege cyaho ngaho ku gikoni sekaga ariko ubu nujya wibeshya ko umukozi wawe wa mugore we ngo umwariko ye aho kwagira vunya ruye nanjye nje mu nzu ndebe ibyo nambara nabaranyaka ibiryo ndabikura ese ko nari nshyuhije abana duke twari duhari ndamweyamya amahoro nyina neza ndakumva ariko urabona ukuntu iyi myenda yanjye isa reba iyi ipantaro ukuntu isa ibyo ntubimbaze ujya kugwa mu muringoti wasinze se nari nasangiye nawe warangiza ngo iranduye nyine mva mbese umugore utagira umutima kuki utayimeshe se vuga mbese vuga mva ariko urabona ko nzajya nicamo ibice magana ngahe nzajya nita kuri aba bana bose ubitaho nyine si abawe se si wowe wababyaye ngo ni abanjye ariko ye wose si abawe ibyo ntabwo aribyo twavugagaho ndakubaza impamvu utameshe imyenda yanjye kandi warabonaga ko yagiyeho ibyondo icya mbere reka nkikubwire niburiye umwanya icya kabiri uzi ko isabune uyihisha ngo tutayikoresha icya gatatu singiye kuzasazwa n'imirimo y'aha ngaha nawe ufite amaboko ujye wimesera icya kane ntihongeye kunyaka ibiryo kuko nta bihari urabyumva ariko sikuramora igihugu nta soni ukambwira utyo koko ntabwo wamesera nta sabune wabona nta biryo bihari niko nyirani nakurongoreye iki umaze iki muri uru rugo kubwira ko nakuzaniye kubyara gusa byaragura kwavura mezi angahe buri gihe mfata gusa njye noneho ngaho umvira ahangaha utayi wanyu ntahonge kandi ujyane n'urubyaro rwawe niba ushaka ko ngenda usigarane n'abo bana bawe sinjye wababyaye njyenyine uzajya wirirwa wicaye nurangiza utaha unyaka ibiryo utahashye utaha untegeka mbabarira rwose igihe kirageze ngo nawe uce akenge wibuke kuri se w'abana aho kwirirwa ubunga mu nzoga no mu bagore ntasonere garankubise icyo kegese ntabwo nyine washyano wa mugore mubwire ntukajye untondagira ndagutondagira se washyano dore ukwasa akanga kabi nk'ake mana ese kutarimo kurya mbona uzunguza umutwe wawe kidomene ndeka rwose ntacyo ariko kandi rekeraho kumbaza ibibazo wumvise none se ndateka nurangiza nturye none ngo sinkubaze ibibazo vuga icyo wabaye shire bazi ibibazo nyine ariko uzi n'ibindi Marcelle nisubiyeho nasanze tutagomba kuzasezerana rwose ngo ntituzasezerana nuko bimeze kandi icyemezo nagifashe ndakubwiza ukuri nintakuka maze mbisi ngitekerezaho rwose none se ntonyemereye ngo tubane unyizeza ko uzakora ubukwe uzajya iwacu ukansaba ukankwa nyuma tukajya gusezerana imbere y'amategeko ndetse twazongera kubona n'amafaranga tukazajya gusezerana imbere y'Imana karukwe uzaba iwacu kugira gute wimvugisha menshi Marcelle sinshaka kuvuga nabi ariko umenye ko iyo gahunda ntayo mfite ubyumve rwose simbyemera n'ukuri simbyemera rwose ubyemera ntiwangira utyo ngo mbyemere utabyemera se urabikora hiki tumaze amezi arenga 2 tubana abantu bazi ko ndi umugore wawe none Yesu waba hari inda yanjye utwite nsubiza icyo ntabwo nwita ariko uzatwita vuba gusa niyo mpamvu nyisubiranye nuko ntahise nwitaze umuradomine umurape rwose nzatwita winyanga reka nkomeze nk'umugore wawe Marcelle ndakubwiye ngo ntibishoboka icyemezo nagifashe kandi nongeye mbigusubiriremo nintakuka uzi neza ko ari we wizanye ukanyishingiraho nshatse nanabyita ku ngufu uretse ko nanabonaga nta n'icyo bitwaye none se ko ntacyo bigutwaye kucyo nuko dusezerana umbajije utyo nuko nasanze gusezerana nawe byaba ari umubare muke rwose
ni nko kubara usubira inyuma. Umukobwa niyemeje kuzaba ari we ndongora tugasezerana. Oya Damini, numbwira ko ugiye kwisimbuza undi mugore. Ariko sirikiraho kuvuza induru, ahubwo utega amatwi wumva icyo ngubwira. Umbwira iki? Nta kindi cyawe nshaka kumva. Nutashaka kubyumva urabikora iki? Niba ari ukumbwira ko ugiye kwizanira undi mugore, muzana nyine. ubwo igisigaje ni ukunsura no kumpambiriza utwanjye ngo ngende. Cyane rwose, ndetse ahubwo nta nubwo nzirirwa ngezaho. Wowe ntega amatwi nkubwire, uzitegure witonze, umese utwenda twawe twose. Nakubwira iki? Uragiza rwose utuzingiye, ugende rwose izuba riva. Iki cyumweru ntigishira ukiraha, niko nkubwiye. Iki niwo mwisho rwose. Ibyo nkubwira kandi ndakomeje sinkina nawe. Baba wese cyaho kuko uranyirukanye. Kuko umuhoye iki Domini? Ngo nguhoye iki? Urashaka kukimenya? Nakimbwira rwose nyimenye. Nukugize ne koko. Ntega amatwi rero reke kwiriza. Ndabona nge nawe ntaho tuva nta naho tujya. Urumva? Kurongora nukubara nabi. Rwose urugo rwacu ntirwatera imbere mu gihe hari abandi bana b'abakobwa narongora kandi nkabyungukiramo. Nakwitesha amahirwe rero. Ntabwo mbyumvika. Nutabyumva urabikora iki? Kuko unsubije muri bwa butindi bw'iwacu. Wabimenye muri kakajagari koko muri zandahekana z'iwacu. Niko bimeze. None se niba iwanyu barabyaye igitero cy'abana ninjye wabyishyura? Ndasukubwiye ngo ubyishyure. Uriye hehe nabyo? Ufite urugo rwawe. Nabyo nakubwiye ngo nabyo uzi. Njye nkubwiye ko ngumanye nawe naba nishyizeho umuruho n'ubutindi buva kuri izo mbyaro zitabarika z'iwanyu. Guteze simbyumva. Ubwo nubyumva. Ntabwo byumva. Uragira ngo mbikubwire mu ruhe rurimi se? Nkoresha Igifaransa, Icyongereza, Kilatini yuri kuko ntiwumva kuziza imbyaro z'iwanyu. Rwose nsobanurira njye sinumva aho bihuriye. Uzabyumva. Mbona ubyutse ucyokejwe n'icyo imbaba, uryamye gato winyicisha imbeho. Oya bwakenga oya sinshaka kuryamira n'ukuri. Oya ye igira hino, egera wisiga mu buriri, igira hino ariko. Oya ngabisha sinshaka kuryamira. Ye n'ukuri cyangwa ninjye uhunguye imbaba? Oya n'ukuri ntabwo usigaye uhunga koko. Ya sibyo uvuga niba usigaye uza kurya mu mbeshya ngo urananiwe, aho ni ngo urwaye umutwe, warangiza mu cyakara ukaburancitse turabyutse. Ubwo nyine nuko bimeze. Ibyo kuko ubikorera icyo imbaba, kuko kuva kera twabanaga neza tugaseka tugahuzwa n'urugwiro n'urukundo rwacu, none ukaba usigaye urara unteye umugongo. Ubiterwa n'iki koko? Ntabwo ari ukukwanga ngo wishe, ahubwo nuko nsigaye mfite ubwoba bwo gutwita undi mwana rwose, nta kindi kibazo. Ubwo uraseka iki? Ntibishoboka. Ufite ubwoba bwo gutwita kubera iki se koko imbaba? Ko tubyara abana beza, nyumvira nuko kwinita guserereza cyangwa se ngo byari bikugoye, ubitinyira iki? Nuko nyine njye numva nta wundi mwana nshaka kubyara. Maze igihe nshaka akanya ngo tubiganireho ariko ukava kwibariza utinze, niyo mpamvu tutabivugana. Yewe byo maze iminsi ndi mu biraka by'amashuri, ariko njye numva rwose nta kibazo wakwiye kugira. Ntukange kubyara imbaba, abana ni umugisha w'Imana. Umva nkubwire, ndakumva rwose sinshaka ko tubyara abana benshi bakazatunanira kubarera cyangwa kubaha ibyo bifuza. Ubwo urumva abana bane tumaze kubyara atari abo koko? Abana bane ni benshi. Ko dushatse twanabyara 8. Umva uracyakomeye, nanjye kandi ndacyafite akagongo ko kubakorera. Ibyo ntabwo byumva kuko atari bo batwita, atari bo byuga mu turimo two mu rugo ndetse n'abitaho. Niyo mpamvu uvuga ngo abagore muri beshya rwose iyo mutekereza ko twebwe abagabo tudatekereza ku bana bacu. Umva nkubwire, si icyo nshaka kuvuga n'ukuri. Uri umugabo mwiza kandi wita ku rugo rwawe,
ariko menya ko uko umubyeyi agenda abyara abana benshi ari nako ubuzima bugenda buhungabana, ari nako agenda arushaho kunanirwa. Kuki utabyumva? Ibyo simbyemera rwose. Mama yatubyaye turi abana 12 kandi yaragikomeye. Reka nkubwire, njye sinshaka ko aha mu muryango wacu tubaho mu burushyi. Njye nifuza ko tubyara abana tuzabasha kwitaho no kubaha ibyo bakeneye. Dufite byinshi ariko niba tukabasha kubategura ejo hazaza heza. Ibyo turabyumvikanaho rwose. Uzi neza uko isambu yacu ingana, ubizi? Ese buriya tuzayigabanya abana bangaye? Aba dufite nitwongeraho abandi, kudatekereje ku masambu yabo koko. Ese njye ntujya ubona ko nkeneye igihe cyo guhumeka, kwitaho ndetse no kwita ku mugabo wanjye? Ibyo byose umbwira rwose ndabyumva Uwimbaba, ariko hari ikibazo gikomeye uzi kandi nawe urimo wirengagiza. Ikibazo kiyese kandi kuki wirengagiza ko twabyaye abakobwa gusa? Nshaka ko tubyara byura akana kamwe k'agahungu. Ngabo yishe Ndakumva. Icyambere ugomba kumenya abana bose ni kimwe, sibyo? Ndakumva. Icya kabiri ntituzaguma muri ibyo, tuzabyara abana bangahe dushakisha akana k'agahungu. Nibura kamwe Uwimbaba. Kamwe? Uzi ko tuzakabona ku nshuro kangahe se? Cyangwa tujya kubona twari twarumvikanye ko tuzabyara abana 2 gusa, birangira uranyengenga ngo tubyare undi turi ko twazabyara agahungu, kagiye kuzana ko kaza ari agakobwa, tubyara uwa 4 gutyo. Ubu se none urasubire nanone? Ndasubire nyine kuko numva ntaranyurwa. Hose ntabwo ndanyurwa igihe cyose ntarabyara umuhungu. Ntabwo ndanyurwa pe. Wakwiye gushima Imana abo yaguhaye. Niba kandi bitarakunyuze utabyishimiye n'akazi kawe. Kuko nye nta gahunda mfite yo kubyara abana benshi ngo ndashakisha akana k'agahungu. Ese kujya utekereza ko hari abatagira n'akamwe? Twero turabyara. Niyo mpamvu tugomba gukoresha uburyo bwose bushoboka ngo tubyare n'agahungu. Ntabwo mbikwemereye Ngabo yishe. Nta wundi mwana tugomba kubyara njye nawe, kuko nzi neza ko hari abagabo bahima abagore babo bakajya gushakira abana hanze. Nyamara n'umubare muke ntibamenye ko abo bana babyara hanze bazaza kuzungura kwa si. Ibyo urabizi? Ngeze ariko ntayo nziho ngewe iyo kuvuga rwose. Urugero naguhaga. Ese ko Ngabo yishe urashaka ko tumera nko kwa Sekagabo na Nyaneza batazi umubare w'abana babyaye? Ntukangiranye n'abari abatindi, ntukangiranye n'irengirwa y'umugabo idakorera urugo rwe, ikirwa mu kabari gusa. Ubwo se wowe wakwigereranya n'uriya Nyiraneza usa n'uwataye umutwe utazi no kwimena aho utuzi? Ibyo byose se bituruka kuki? Nicyo cyambere nyine wakwiye kwibaza, ni ingaruka zo kubyara abana benshi badashoboye kurera. Biva kuri ibyo byose rero iyo biba umugore niyo ingaruka zingeraho ugasanga ibibazo byose byamubanya magana, umugabo nawe yarangiza akamwihindukirana. Oya, izo mpamvu zose nizo ushakisha ngo tongera kubyara. Urumva? Ariko ubimenye, njye sinshobora kubyemera rwose. Tugombe tubyara abandi bana turebe ko twabona agahungu. Byibagirwe Ngabo yishe. Kuri njyewe wa mbere wahora n'ingaruka zo kubyara abana benshi. Kutize. Yego nta nibagiye ko izo ngaruka zagira no ku bana. Niyo mpamvu ari njye ugomba gufata iya mbere by'umwihariko ku buzima bwanjye. Nkaba ngusaba ko wanyumva, uri kunyumva? Maze ahubwo tukazajya no kwa muganga kureba uburyo bwo kuboneza urubyaro. Weke? Nukuri mugabo mwiza. Reka ro nkubwira Uwimbaba. Ndakumva. Kuramerwe mwisaho. Tuzabyara mpaka tubyaye umuhungu. Ariko wanyumvise. Nuko bimeze. Nzira rero uramenye ariko utacuze. Uramenye rwose. Ese wiriwe? Neza. Nacurase mu mwanya wanjye. Oya ntibikabe rwose. Ahubwo icara ngaho kukabaho. Umva pemera saka bicupa kuri rwa rwaga rumwe kamere mukama. Giravuba. Ariko rugomba kuba ruryoshye ndabona rusa neza rwose. Ni mama ya mama. Kandi wasonzotse. Oya karengetse nibyo. Hanyuma se niko useka. Ndakumva yo. Watinze se yakubwiye ko waduhemba saa 8 ra? Nasigaye ku rugo umugore yazindukanye umwana kujyana kwa muganga. Ariko aje nenda gutoreka umutima. Abana barya, abandi barwigira, abandi bagongera. Bajya. Hari bamena amazi mu rugo, abandi bituma kombo. Ibyo mungo ntago ari ibyacu. Niyo niriwe mu rugo rwose abana bantesha umutwe ngahita mpunga nkajya kwisangira abagenzi banjye babaga. Umva Nzirori. Nyiraneza aje nenda guturika umutima. Umva. Kuvuga no gutaruka Nzirori. Uriya rugo rwanjye maze kuruhaga. Urutwa na gereza. Baza wumve shaka guko kameze umbwire nabibye ngo nabitumamo. Yewe.
urwumva karagura ubetezi mu ry'inyundo bivuze ko rikarengetseye ariko wakaranguye hera wakaranguye kamabano yambwiye ko yakaranguye kwa ngabo y'ishema burya umugore we burya agira akaboko kazi kwega akora mu gikatsi bikaba birarangiye uva mu bwiye ni urwabo rwose pe azi no kukarangura ubetezi burya ndamushimye nga neza pe cyane yego mugore cyane ntabwo ari ikigwayi gusa atabyara abahungu ja ntawe ugira byose byo icyo baragitsezwe bafite munsi ya zero ukuntu ari umugore mwiza w'igishongo ukuntu aseka neza waretse se umugore mwiza w'iminwa y'inziga kuri umugabo nawe yishimira kumugenda iruhande umva niho kurya bakure baturifufura buriya nanjye umugore wanjye asukuye asa neza nk'uwo imbabazi wa ngabo y'ishema nanjye sinajya muva iruhande nukuri pe najya runamuzana ahangaha ku kabari maze nkamuzana bose bakamureba nawe nabonye ikiraka cyo guhereza namugurira akabyeri nkababwira nimba rushobogwa ntagira nimba rushobogwa mwabaginga mwe mwese niko bimeze ntabyo rero ubonye twaragendesheje nta kundi ntitwashatse twaratemesheje guhombya arabyimenyera bageze ngo ambwire ijambo ryiza uretse kumvugisha shihora amafaranga ukorera yemera kahe wa mugabo yewe mba nkubwire umva abagore bose ni bamwe bari abatameze gutyo none se mba nkubwire nyiramahero nyiraneza w'iwanjye ngo wanyuze usakaye mu nzu cyangwa mu rugo ku mbuga nawe wimirima abamba idashira ku buryo adashobora koga ngo ake nk'abandi ase n'abandi bagufi si ibyo se nyine bavugaga ngo urebe iwawe nyine ukumva urahanze ni nk'ibyo nyine burya urugo rutaguha amahoro nta rugo ruba rurimo umubwire zino iwanjye niba waba w'induru n'amarira y'abana buri munsi yegereye wagira ngo babaye imyigaragambyo ubwo se naruhukane watekereza ibyubaka utese none waruhuka uta umugore we watabasha kukwitaho se nyewe narumiwe ngewe rwose si ukungabura simba ijurwe aho ntingurube bana yanjye akabigatsikwa nkakeza ko naho ibindi ndafata nkajugunya ku rutara nibyo reka da yavuga iki se ko namukoye naramukoye da ni uguterura ngakubita hariya reka da reka kera narakagabo niwe wanesheje umutwe niwe wangize atya inka yo kumukwa sine nayiguriye ariko rero niwe nawe wenda ukubita ku rutara bigacamo wowe wagera nasigaye yirirwa mvuze aho w'induru ngo kuboneza urubyaro sinzi yabitoraguye ngo ntagira nyango ndegera ariko se ni igitangaza ko none se ngo araruboneza rujyana he ngo ntashaka kubyara da maze yarangiza agafata amafuti ye yose akayagereka ku rubyaro nk'aho atazi inshingano zamuzanye umva buriya abagore hari igihe bajya bibagirwa n'icyo baremewe nanjye niko njya mbitekereza wowe wanjye nawe ndavuga ati ugira ngo ugire n'urubyaro urumva ntabwo bazi impamvu nta biryo bihari ibyo nakubikiye abana babiriye wambaza impamvu atanyuze akayo ku mbuga ngo nta mwanya niboneye nari mu by'abana urajya umbwira uwo mugore cyangwa ati nakubuye abana barongera barahanduza nk'aho abatabarimura ntabwo ari umurimo wese wo gutunganya abana n'urwo rugo ibyo bagije byose akaba ari ubikiza reka rukabukarana n'ibishyishyu nziruri naho ibyo bagore se n'ibyo byabo nyine ariko rero bijya nibaza uko nashatse ruriya rugo ngiye maze kubaga nziruri ejo bundi reka nshake kujya kwibumbira nsanga imyenda yanjye ubwo niyayimeshe ijya akora icyo namuhembye nawe uracyumva nyine
nanamujibuye nyine umushyira ku uyu abagore bacu ari abanyabafurika ikindi kitari nta muri kindi iki cyabashobora uretse inkono mukubitisha byira amatwi akazimuka kumva mboni buri minsi ibiri yazibutse mu gakeri barayumva icyumweru naho rero kera rwose maze kurambirwa gutura mu rugo rw'ibibazo nta kizima kibi wanyu nta na kimwe ariko mu zindi uburyo bw'ubwagabo yishimwe uri kubigenza batera ubone mu rugo rwawe hakeye n'abagore babo basa neza ibyo ntuzi uriya mugore wari igihora ari igitara ari mutoya wari wigera ubona abana babo hari ubwo bazerera koko wari wabona abana babo ukuntu baba basa koko bakeya sha iyo ugiyeyo ukuntu abana baza bagusuhuza ari ikinyabupfura abanye ntibanamenya ko na se yataje ngo bamusuhuze cyangwa ntacecekeraga amaginduru urasanga bari muri yakere icyo bazi ni uguhora barwanira ubusa gusa cyangwa barira bamena umutwe gusa babapfira ijumba batinyotse bari mu bishyimbo bahekenye ibigori n'ibijumba n'imyumbati sinjya numva ngo wa mwana wo kwa ngabo y'ishema wigana n'uwanjye ngo ni ubu wa mbere burya buri gihe naho ya nkome yawe ngo ni mutamurizo ngere mu kanya muciyeho abanyonzi barimo bamukorakora hepfo aha ngaha abaye basuma siga nta n'isoni ubwo ki ndakubwiye ngo nta mukanga w'abanyonzi baturiye murezi wishwe n'urwagwa yagukanga umukobwa nawe azamura izuru rwose ntiyananyeganyeze ntari kurenzaho iki uranyumvira ukuntu umugore nishakiye arinjiye no kurera abo yabyaye byaramunaniye nigera mu rugo ndamukunda urutirigongo ndarabisobanurira sekamo kuvuga no gutaruka twa duhungu twari twifatiye mu mujyi nta makuru yatwo tujya tugaruka ino reka da ntibazaza ari uko baguze dayihatsu simbizi ubwo yagira amahirwe imana izabanzana cyangwa bazanguma iyo ngiyo reka nkubwire soma tujire tumare urwagwa ngira aho mujyana sekaka aho ujyana ntabwo ndahise urumva hari abagore bajya bamfata neza iyo nahiye niba nawe abakwereka bakagukiza umwaka w'iwawe mu rugo ndanumvisha utorohewe twagura nk'andi macupa abiri gusa tukitwaza ntibagoye niba ufitemo ibikoroto nta kibazo nanjye nzakugurira ubutaha tugende ariko se uzajya utaha ijoro wasinze uhere ku murongo ukubita abana ibyo ni ibiki koko mba ngira ngo baceceke babumbura siki bantesha umutwe genda mbi urusaku rwabo nta soni mwese banjegera mwese mu muheno nonaha mu buriri mwese vuba mujye kuryama abana mwigendere ndabona ibyahangaha bitoroshye cyangwa nawe urashaka ngo ukubita unkubita ni wowe uboshye ibyana ni wowe ubyoshye nta soni utabibwira ngo bijye kuryama hakiri kare kandi ngo bijye binyubaho nintaha bajye bafunga iminwa ariko se uzajya utaha wanyoye nta n'icyo wahashye mu rugo nurangiza utaha n'intonganya koko papa utaha udukubita nta n'icyo twakoze nta soni ceceka aho ngaho oya rwose cyangwa nawe ngo ushyiremo ingutame ikinshi icecekere mutamuri icecekere wowe ukagira imana ntabwo ngewe naceceka mama ibi ngewe maze kubirambirwa rwose kubaho dufatwa nk'inyamaswa nk'aho tutari abantu ngewe maze kubirambirwa pe reka ye umaze kubirambirwa niba umaze kubirambirwa mu gitondo utumuke ugenda hasoni usange abo banyonzi birirwa bagutongoza bagukora mu mabere hasoni njye nta binyendano ushaka hanga wembeshyira nta banyonzi bajya bankoraho ariko se igihe wahereye utukana urwana uvuga nabi wagiye kuryama ugatanga amahoro koko wagiye kuryama ninjya kuryama se urasigara aho ngaho ukora iki ubundi se waba ushyuhije ubu naryo nzajya kugutegereza mu buriri cyangwa niba ugomba kugenda ukabunangamo ukabushyushya ese ubwo wagiye umenya kwiyakabanga imbere y'abana di avuga be mutamuri waninde urwamagara mutamuri ko numva ijwi ryese ari nk'irya mariserine yaba se ajya iri joro ra gusa nyine aragwa iri joro razajya hehe kugenda amaze kugarira simwugururira ariko mwana ngo ntumwugururira
urabona rero twaheze umwana hanze muri iri joro araguheza aya masaha mutamuri ayi ntugakabye mutamuri ubu manje kugurura Marceli ariko si iri joro ugenda wowe wiriwe mama Marceli reka nze rongere nugarire nzi mbwira ikikugenza iri joro Marceli ni amahoro kuje ijoro niko uje utikigihe aya masaha uravaho ukagera mumpa amahoro kwise ko mbona uzanye igikapu uje kudusura umara iminsi cyangwa ariko se mwebwe ko mu muhati ibibazo nkabona asubiza iki akareka iki ukuri nta kundi nuko ngarutse kubaha iwacu yo bigenze bite Marceli ntibishoboka ubwo se wasenye utaramara n'amezi 3 umwana wanjye wubatse si ibyo maze nkubwira nyirane simona mbikubwiye ko utazi kurera ariko se wagabanyije amagambo simona mbivuga buri munsi icyo bibaho bigize uru rugo rumaze no kundambira sinyuze arota mbonye aho nduhungira mama shenge uruhungira he sedi ica ruhame kuko ntaho uzajya nta n'umugabo uzabona yawe nyibwirira mwana wa niko Marceli ujute koko nimwe nzize nta wundi umugabo aranyirukanye nta wundi nimwe nzize nari nigiriye imana niboneye umugabo nahunze ubutindi bwawe akwirukanye zate ngo ntiyabana n'umukobwa uturuka mu batindi ngo ntacyo ngira ngo ntacyo nazanye ngo nta n'umugabane wacu bampaye ngo dufite agasambu gato tugomba kuzagabana turi igitero cy'abana mbese ngo iwacu ngo baracyabyara ngo biramureba ngo ntiyakomeza kubana nanjye ngo nta n'icyo yamvanaho imana yanjye we mbega ngo ndarigusha ubwo se naho bigeze nicyo uzize kuko umwana abagabo basigaye bakorera ku mubare kuva umukobwa nawe asigaye agabana isambu iwabo cyangwa azungura ababyeyi abahungu nabo basigaye bacunga umukobwa ufite agasambu njye rero nyine niki najyanye se ntacyo mwana wawe umva sha umva mubwire uzamubwira uturimbwa gusa nako nzabimwibwirira umuhungu utega amaboko umugore umva ntabwo azapfaye umugabo imbwa gusa Marceli ikibazo nuko numva nta n'icyo bibabwiye nyamara mwakwiye gutekereza ko aba bana bose mwirirwa mubyara muba mubahemukira bahemukira si iki muba mubahemukira papa ubu se njyewe nananiwe kwiga ari uko mbuze ubwenge yegora ubu se Marceli barinze bamusenda ari uko ari mubi ariko wacogoye wa mukobwa yamurya mureka mwumve ukuri mumenye ko ibyo mukora nta cyiza kibirimo mwirirwa mubyara mukajugunya iyo umva ceceka wa mukobwa tuzabanira oya papa jya utega amatwi ceceka wa mukobwa yafunguwe unutigire impunguzi funguwe umunwa wawe nakubwiye ngo nushaka kujya ukugenda umvira ahangaha singushaka kandi urakumva ariko wowe wiriwe Domini Domini ndambaye nka tatu nikomwa nikusha ko ngusuza ukanyihorera bimeze bite icyo mbwira ndakizi si ngombwa kuvunika kubisubiramo ikindi waba uje kundebera n'iki suretse kunyaka amafaranga akire dore igihumbi ujye kunga urwako ariko ntukansuzugure sha nkagusuzugura iki kuki buri gihe wumva ko mba nzanywe no kugusaba amafaranga wowe reka ye ikindi se cyaba gitumye ufata inzira uza kundeba cyaba ari iki papa ko mu buzima bwanjye kuva navuka ntigeze nkubona wita ku mwana wawe cyangwa kuri mama ngo umenye uko twaramutse cyangwa se ikibazo twaba dufite ubwo rero urazana iryo terabwoba ngo nakubaze icy'ingenzi mbaza sinkubujije gusa kigomba kuba ari ikintu gikomeye kitakomeye niba kiguhagurukije ukaza kundeba kuko nzi ko ubundi wibuka ko mba hari uko ukeneye amafaranga yo kugura urwabo hari ikindi yewe narakubyaye ndakurera urakora numusigaye ufite umwuga urabaza ukinjiza amafaranga wamaze kwiyubakira none rero nicyo kiguhaye kunsuzugura se reka yewe ubwo rero ujya kukabara ukivuga ibigwi ngo dore umuhungu wanjye ibyo namugejejeho ariko ye icyo wamariye ni iki ko ari njye wahuye n'uburushyi nkaba mayibobo nageraho nkagira amahirwe yo kumenyana n'umupadiri akanshyira mu ibarizo rya paruwasi nkahigira akazi ikindi wowe wamariye ni iki wavuga
uretse kumbyara ukanjugunya nk'uko ubigenza kuri barumuna banjye. ntabwo nari nzi yuko nyanga bigezaho mwana papa si inkwanga uri data warambyaye ariko sintinya kuvuga ko ari cyo wakoze gusa hari nabyo ukomeza gukora nkaho hari irushanwa wowe na mushuti wawe Sekagabo murimo kubyara uri mu gatereriyo njya numva bavuga ngo inzoka niyo ikora icyo abagore banyu bagata umutwe mwarangiza mukarushanwa kunywa nyinshi. ariko ndabona ushaka n'ukuntu ukashadomira ushaka ko nkuvugisha teka amatwi urambonera teka amatwi rwose mbikubwire nkubwire ko uri umubyeyi gito kandi kuri n'umubyeyi utagira umubare ute none se ninye kubivuga iyo ubyara utaruhuka warangiza ntugire n'icyo ufasha mama wumva uri umubyeyi nyabaki cyangwa n'inyokosha n'inyoko wakuntumyosha bivuge neza ayo magambo urayibwiriza koko wimubeshyera ni wese ukohereje mama yarenzwe n'umuruho n'ibibazo ku buryo atazi ko anafite ibibazo none iriya ndatwite niyo akangahe igiye kuzamuhitana cecekaho rero igihe menya ko narinje kukugaya cyane uranyumva neza ngo kungaya kuza amakosa akomeye nyine ukanenguha nakwizeraga kuko watinyuka ukirukana umugore wawe mu maranya amezi 2 uzi neza ko ari umukobwa w'umunywanyi wanjye Sekagabo nta soni papa nari guha agaciro ibyo uvuga iyo uba warahagurutse ugafata inzoga ukaba waragiye k'uwo munywanyi wawe Sekagabo ukansabira y'uwo mukobwa naho ubundi uwo mukobwa nirukanye ntuzi nuko yaje rero papa ndakwinginze rekeraho kubyivangamo oya sinarekeraho sinaceceka ariko kubyumva warigize nabi cyane ngo nigize nabi ese iyo ugirira abana b'abakobwa nabi nawe wibuka ko ufite abashiki bawe sha urabyibuka abo bashiki banjye birirwa ubyara ubateganyiriza iki cy'ejo hazaza niko se papa nuhe mugabane nihe sambu wampaye nzatungisha umugore wanjye azicara iwanjye yirirwa arindiriye ko ntaha atagira naho ahinga nsubiza ese ufite ahanganiki wagabanya abana bawe 10 umva mbese abana sura babara n'indu bagutumye mwese ninda nta kindi mushyira imbere niba uri umugabo nawe nyine uzishakira isambu bigira inzira nzayishaka nyine uzayishake nyine nzayishaka nese kwishaka bituma wirukana umugore niyo mpamvu nasanze nta nyungu irimo nta n'umushinga urimo kurongora umukobwa mu batindi kwa Sekagabo mu gihe nanjye mvuka mu bandi batindi bo kwanzirorera ute ahubwo ntega amatwi ubwire nzashaka wagabanya agasambe wabo warezwe neza utirirwa mu njyane nk'iyo kwa Sekagabo none se utabeshye abana b'iwacu cyangwa kwa Sekagabo ntibirera kubwo urumva nta soni uyambwira nsubiza aho ngaho nta soni ugatinyuka ukankoza isoni kwa Sekagabo koko wumva nta soni koko niko se papa ubabajwe nuko utazongera gusangira na Sekagabo urwagwa ese nuko usigaye utewe imbaba nuko usigaye umfata ukamirika nkaho nari umugabo wawe koko umva nawe ubimenye kandi ubifate mu mutwe ntuzongere na rimwe gukinisha kumfata ku ngufu urashaka se nawe gukangisha ngo warankoye dore ko ariyo mvuga abagabo mwihaye uvuga bora abana batatwumva ngiye ngufashe ku ngufu ne cyangwa uragira ngo ngende nk'aba bagore binjije abagabo bakora agati uko bashaka njye sinshobora kukwemera kumfata ku ngufu wigeze agateba yorifu ibyo bimenye ibyo uvuga urimo urabivana ariko kwimbaba wabonyeho umugabo ufata umugore ku ngufu none ibyo ushaka gukora babyita ngo iki babyita kubaka urugo menya rero ko twembi bitureba kandi ari ibintu tugomba kuba twembi twumvikanyeho iyo ushaka kubikora ku ngufu njye ntabyemeye uba ushaka kumfata ku ngufu nawe iyo umugore yangiye umugabo we kugira n'aho aturyama ubwe akajya kurara mu kindi cyumba urabona ngiye ngomba kuyifata nte oya uzi neza impamvu nimuze nkaza kurara rekeraho rero kwiraza inyanza urabizi kuba nyizi no kuba ntemera iyo mpamvu biratandukanye urumva ntugomba kunda ndi umugabo wawe mugendana n'ipfumbase kandi uharuwe imbaba urashaka ko nzajya gushakira ibyo wanyimye ahandi utiki ngabo yise utiki
uratinyuka koko kavuga gutyo mu gihe mvuga ngo tuboneze urubyaro none urashaka kongera urubyaro ujya kubyara abana hanze urumva ibintu mbwiye none ko umugore wagiye yantaye mu buri njyenyine se ngire nte reka nkubwire uzi neza ko naguhakana inshuro nyinshi ko ntashaka kongera kubyara undi mwana waretse tukajya kuboneza urubyaro koko ntunabyemera ngo mpaka ubyaye umuhungu warangiza ugashaka no kumfata ku ngufu ngo ntere inda urabona icyo nakora ari iki kuko uretse kujya kwiryamira hariya uretse ko mbona naho wahanteye uragira ngo nguhungireye koko nitahire iwacu se urambabaje cyane w'imbaba kandi uzi ko twabanaga neza ubizi ko ngukunda nawe ukankunda twari urugo rw'intangarugero no ku musozi ariko ndabona tugiye gupfa ibyo tutakagombye gupfa rwose reka nkubwire niba wumva ko atari byo twakagombye gupfa ahubwo n'ubundi ntumpa agaciro nk'umugore wawe urikunda uritekereza gusa ntutekereze ku buzima bwawe ndetse n'ubw'abana ntutekereze ku bwanjye no ku bw'abana bacu ubona bagira ubuhe buzima bamaze kuba benshi koko ubona se nagira ubuhe buzima mpora ntwite mfite amaboko angahe se yo kubakorera ariko ubundi ibyo byose ujya ubitekerezaho ayo magambo uvuga rwose arantunguye cyane w'imbaba nibaza niba ari uw'imbabazi narinzi cyangwa se hari undi wundi barampinduriye se sigaho ngabo yishe sigaho kuvuga gutyo sigaho udatuma nibaza ko ari wowe kuko ari wowe nzi umugabo ushyira mu gaciro umugabo uharanira iterambere ry'urugo rwe niko ngabo yishe uzi ko iyo nshaka nari gukora nk'uko abandi bagore bakora bakora iki baragenda bakiteza urushinge mu ibanga ntibazongere gusama umugabo ntazapfa nabimenye kweke ni ukuri cyangwa bakareba ubundi buryo bakoresha bwo kuboneza urubyaro igihe cyose babishakiye bakapisha abagabo babo ibyo bintu bikoze tutabyumvikanye w'imbabazi none umva umenye ko twashwana twabipfa urumva nari kuba narabikoze rero ariko ntanze kubikora kuko ntuzibeshye ntabwo nari kubikora tutabivuganyeho icyangombwa ni uko ubyumva ugasobanukirwa neza akamaro ko kuboneza urubyaro ukumva ko abana bane bahagije dukurikije ubushobozi bw'urugo rwacu kandi unitaye ku buzima bw'umugore wawe gusa no kugira nahereye nkubwira mba ntagosorera mu rucaca rucaca guteze tugomba kubyara agahungu urabona kuko abakobwa gusa oya mama abana bose bamaze gusinzira yewe ndabona basinziriye mbega mwana we imirimo yo muri uru rugo imirimo ahubwo avuga ngo imirimo yo muri uru rugo bivuze ukuri rata Marceli nabuze aho mpungira uru rugo jyewe wikiheba mutamure tuzabona akazi twigendere uru rugo ntitwarubamo na papa uri hanze hano amafuti ye n'amahane ye yewe ajya avuga ko haza induru z'abana nyamara njyewe umaze guhaga induru ye yewe reka mbe nsohotse kwitera utuzi nkakumya gusakuza mugakangura abana nitugire imana asoraza atasinze mama uretse gusohoka icara aha tuganire hari ikintu njye na mutamuriza twatekereje kandi dushaka ko tuganiraho muri aka kanya papa ataraza icara ahubwo tukubwira ibyo tukubwira vuba mama ntawamenya wabona papa yinjiye akaturogoye si byose ni iki sera tega amatwi nyine ibyo Marceline yatekereje yarabitekereje nyine abinganirizaho kandi mbona bikwiye mama urabona ko tutakiri abana tumaze gukura ibyo se uretse ishyano wahuye naryo se ntiwari umugore se n'utarigeze aba umugore yewe n'umwana nka mutamuriza wese abona ko ibibazo ufite aha byo kutanezerwa byo guhora ku nkeke byo gusuzugurwa byo kurwaragurika by'isuku nke byose yewe sinatinya no kuvuga kuri n'injiji nta kindi kibitera uretse kuba warabyaye abana benshi bikakunaniza bikagutesha umutwe ntubashe gushyira ubwenge ku gihe icya mbere cyo ntubona icyo ugaburira abana bose abahungu bamara gukura bakajya kwibereza mu bibobiyo mu mujyi ntugire ngo hari ikindi kibajyana mama nk'uko mwababyeyi mugaterera iyo ntubashe kubitaho baromomongana iyo ngiye bajya mu mijyi ntuzi niba bariho cyangwa batariho ntimuzi n'uko babayeho ntimunabatekereza yewe sinatinya no kuvuga ko nta n'urukundo rwa kibyeyi mubafitiye iyo umubyeyi abyaye abana benshi cyane akananirwa kubitaho urukundo rurashira kubera ibyo bibazo byose nk'abakobwa mwe sinanga abana banjye ariko wa mugani wanyu simbona n'umwanya wo kubatekereza papa yaguhinduye agatobero
araza akagutuka uko ashatse akagukubita nk'uko pfa papa avuga ko utamwitaho kusa nabi kutora kugira n'umwana uretse ko papa hari aho atabeshya Mariseli mama se abona ryari umwanya wo koga cyangwa kumesera papa si ibyo byose se shiri abona ryari umwanya wo kwita ku bana ngo abuhwagire mama tuvugishije ukuri ubona umwanya ryari wo kwicarana na papa ngo muganire ahubwo se ubona hari akanya ugira ko guhura n'abandi bagore bagenzi bawe ngo umenye aho ibintu bigeze iso ntajya aba mu rugo uretse ko namwe bana banjye uretse ko namwe mutamfasha rwose ngo mumenye ko ndi nyoko mvunika mama natwe tuba twirwanira n'ibibazo by'ubuzima natwe tuba twishakira imibereho uze tuzareka kwishakira uko tubaho tuze kukurereza indahekana zawe ko tuzabaho dute cyane ko nta n'isabune cyangwa amavuta utugurira ese ubu nitudashugurika tuzabikurahe ahubwo reka kuburana wumva inama tukugira icyo dushaka kukubwira mama ni uko ufite ibibazo byinshi ku buryo aha turiho nabi pe ariko ibyabaye byarabaye kuva papa ataje ngo ashikame agufashe gukorera no kurera aba bana nta kizakemuka uzaba ureba nta kindi kibategereje uretse kuzaba amabandi turi ko nta n'isambu mugira ariko muri abakobwa babi we murimo muransonga nta kindi ubu icyo wakora ni kimwe gusa ni uguhagarikira aho kubyara naho ubundi uzapfa utakigira n'ukurwaza hano uzasiga imfubyi imusozi gusa ishyano ryose zitagira n'abazirera mama ntubone ngo turi abana bawe ushatse wadutega amatwi wateze amatwi kuko nyamwanga kumva rega ntiyanze no kubona uko urushaho kubyara ni nawe ukomeza kwiyongerera ibibazo ndetse no guhemukira abana ubyara utazabasha kubarera namwe ariko mujye muvuga ibishoboka ko nyine ku myaka yo kubyara se muragira ngo nkore iki koko bana bakwiki hari aho se abakinga ntimwumva amagambo ava mu kanwa ko iyo atashye yagasomye muragira ngo nkore iki koko mama ugomba kumenya kwirwanaho nutita ku buzima bwawe se ni papa uzabwitaho niyo mpamvu twakubisinze ibipfunsi tukubonera ibigufasha ngo uhagarike kubyara kubiki akira mama yawe ibashirimo ibiki koko rebamo neza vanamo kamurebe yabana we ego rwa burindi wambyaye ibi ni ibiki munzaniye mwa bakobwa mwe ko muzankorera ishyano mwakira amashitani yanyu nta soni mufite mwakira amashitani yanyu sinenda kubwiye ko mama duhindura umusozi Mariseli mama ntabwo turi gukina nawe udukingirizo n'ibishitani abandi babyeyi ko badukoresha mu rugo dufata uduhe papa mujye mudukoresha munyamubyara bo mudashoboye kurera kandi niba ushaka ukuri twadukwiye ku mujyanama w'ubuzima nushaka uzagenda umusobanuze rwose hakugira inama muramenye mwa bakobwa muramenye ni ukuvuga rero ko ibyo twakubwiraga byose twavomeraga mu rutete ni ukuvuga ko ikibazo kiri aha ngaha utakibona wowe urabona ko ugikeneye kubyara fata udukingirizo mama natwe mfari hashushanyijeho ko dukora utabishoboye kandi uzasobanuza abandi ariko ubimenye guhera uyu munsi nta rundi ruhinja dushaka aha ngaha nurubyara ntuzongere gutwita abana bawe tuzaguhunga tugende tukwibagirwe nk'uko abasaza bacu bagiye mbega abakobwa we utu tunyagwa tw'udukingirizo muragira ngo ntugirane koko mwa bakobwa mwe murabona dutungutse imbere ya so nteko oya mama ugomba kumenya kwihagararaho mama kandi umenye kwigiza agateba yori ivu ubusa uzakomeza kwisuzuguza imbere ya papa wigirira injiji umwereka ko wari witeguye kubyara igihe cyose bishobokeye umenye ko uzarangiza iminsi nawe muramenye ntabumvise mwese ibyo muri hasoni utwo dukina kudukingiriza turi hehe nimutumpereze turi hehe izi ndaya z'abakobwa nizo watukuza ntabwo turi indaya papa ubyumva ubimenye ntabwo turi indaya urareka kubyara kubera iki ngo kuko nta soni papa nuko tugize tubazaniye ngo tubafashe uretse ngo haramubyara wo mudashoboye kureba ariho ndebera ibyo akoze nuko ntugize nyoka zambyara imyaka yose nkiriho imyaka yose nkibyara nta mwana wanjye n'umwe uzamera mu nda naramukoye nyoko urumva mwangegera abana banjye bose mfite mu nda nyoko agomba kubabyara uzi kubabyara gusa ntumenye kubarera papa warezwe nande ubu se ko wavuye aha ngaha mu gitondo ukaba utashye igicuku unavuga nabi uzanye iki uhari icyo aba bana bawe uvuga papa maze kandi nimwe mwose ngende ka papa ngende
ibeshye wongera ukoze urutoki kuri muna wanjye urebe ngo muhene nawe ukwase tumaze kurakara tumaze ibitwara birambiwe umva mabwire muranyumva umva mubwire simba ntinya natwe ntabwo tugutinya papa bajye ko mbonye wicaye kunzira nyane ko wihebye ahubwo se ntiwabonaga ko yari arimo yiruka inyuma y'umugabo wese kagabo ko kuimbaba uzi ko nta maso ugira uriya se urimo arenga ni se kagabo niwe dore ngo ararenga arayirenganye arayitwaye mana we ihene y'abandi rwose imana ya nkuko ko ndabigira ni koko se kagabo iriya hene afite siyesi yahese yese byaye ko ari umukobwa wanjye mutamuriza yararagiriye nyina wa batisimu ngo azamworoze none ngo se kagabo arayirenganya agiye kwigurisha nawe birababaje pe se kagabo yitwara nabi cyane rwose si byiza guhemukira abana ubu se koko ndabigenzana umwana nambaza ihene yagenda avuga ngo iki koko nzabwira iki nyina wa batisimu w'umwana ko yaramuhaye rero atungo ngo rijye rimuha agafumbire mu karima kutuboga yiharitse koko ndabigenza nte njye ubundi wumuye koko nta n'icyo narenzaho nta kundi wagira ariko umutunze se haguruka wihangane utahe hatabaye n'abagenzi batagusanga mu nzira ugira nyabo kutagira aho naha rwose ubu rugo naruhunze nkarusigamo se kagabo nkareba uko abigenza n'abana kuko ngiye rwose ndabona agiye kunsaza ubuse mvuge ko twasinziriye ntitwaraye hanze mu rugo ntiharaye intambara intambara haraye intambara abaturage bari barwana ntitwabimenya ngo tujye kubatabara kuko imbaba ese ko ntabyo twamenye nyine cyangwa natwe twari twibereye mu ntambara zacu ariko ye intambara zihese ko mwebwe muri intangarugero ko mubana neza mugashyira hamwe kandi ko mwe mwibyariye neza aho mushoboye kurera muzendekere ibyo uvuze nibyo nyirane kubyara abana benshi bikura ubukene n'umwiryane mu rugo bituma umugore adatekana aba mu turimo tudashira n'ibibazo by'abana ibyo binsansi bituma umugore atabasha kwita ku rugo rwe uko bikwiye no ku mugabo abana ntibabona ibyo bifuza kandi bakeneye ibyangombwa hagakubitaho no kuba bihungabanya ubuzima bw'umubyeyi ibyo bintu uko bivuga nk'uwabifashe mu mutwe w'imbaba nyamara ibyo avuga nibyo rwose ndabibona iwanjye nakwitangaho ubuhamya kandi abakobwa banjye nabo babimbwiye kandi koko nabonye na Marceline yarigarukiye iwabo aha wahora n'iki Marceline bari mu rugo umugabo yaramwirukanye ngo ntiyarongora umukobwa utaragabanya iwabo ngo n'agasambu na gato ngo azishakira umugore uzamufasha guteza imbere urugo rwe mawe ngaho ariko nabyo urabyumva ni ibindi bindi Marceline byamukoze ahantu cyane ku buryo mu rugo atumereye nabi rwose iri joro ubwo yarankoreye ishyano nibyo byateye n'iyo ntambara atese nyirane ngo njye kuboneza urubyaro agera aho azana twaduhambwa tudufuka abagabo bajya bambara isi asanga barimo batuma naho byaturutse abarwanye n'abakobwa we karahava barwanye maze baramukubita ye ku buryo twayiyohe nari ukubahima bamukubise pe bamukubise ubu aragahuma mu byabereye iwanyu da urabivuga urabizi abana barwana na se sibyo navugaga se uzi ko kwa se kagabo na nyiraneza batazava mu makimbirane n'ibibazo bafite by'urubyaro rwinshi bituma badatera imbere yewe nyane reka dukomeze urugendo ngaho nawe ugira utahe twari twanze kugucaho tubona utamerewe neza ariko nubwo mu gihe hari icyo nifuza kubasaba mwembi muri kumwe ngize imana ndababona ni iki se nyirane rwose mbona muri abantu mujijutse kandi munsi ubwenge mwebwe ntimwarindagiye nkatwe ngo mubyare abana benshi mbona ngabo y'ishema ari umugabo ukunda urugo naho uwanjye we yabigezemo ahita ahungabana ubundi agashaka aho ahungira burya rero abagabo muri kamere yabo ntibihanganira ibibazo n'amarira y'abana iyo ahageze akabona uko ibintu bikomereye nta n'icyo yagufasha acaho agahunga nibyo rwose n'abakobwa banjye babinsobanuriye none uburyo bari bampaye ngo nkoreshe ntibwashobotse ahubwo bwateje intambara none koko nimwangira inama y'uko nabigenza wishe ntiwafashe umubyeyi koko ukegera se kagabo mugenzi wawe ukamugira inama kumva uyu mudamu we akaboneza urubyaro ko rwose byaba bibabaje abaturanyi bacu bafite ibibazo
twe tumeze neza n'abana bacu ntitubafashe. nibyo rwose nyirane nzagufasha pe nzashaka umugabo wamwumvisha akamaro ko kuboneza urubyaro kandi umubwire uko agomba kwitwara mu rugo ariko rero nawe ugomba gushyiraho akawe akimuhana ngo kaze imvura ihise. aha muzigishe nababwira iki ariko se kagabo n'intagondwa ntiyumva yarahiye ko azabyara mpaka bamushizemo. oya nzamugira inama umva ratanyira ne iyo umugabo akunaniye nawe ugomba kwiga ubundi bwenge ndetse no kumufatira ibyemezo burya indyara ry'imbwa n'indyamizi nawe uzareke se kagabo kutarinjisha. none nabigenza nte ngo ntazongera kubyara rwose kuko abakobwa banjye banyihanangirije ngo ninongera kubyara nzabibagirwe ngo nabo banyibagirwe ngo ncabaca. umva nyirane uzaze kundeba maze nkubwire uko uzabigenza nkubwire ibishobora abagabo bigize ibinani naho ubundi udakoresheje ubwenge bwawe uriya musinzi wawe ntiwazamushobora. yewe ni ugufata ingamba byo da. twabafashe iki se w'imbaba muganga nayo mbazaniye uyu mubyeyi rwose ngo bumufashe afite ibibazo bitamworoheye. ibibazo bihise yewe muga ndagoye gusa. uyu mudamu uko umureba aracyari muto nta kindi cyamusajishije uretse umuruho n'ubukene hafi ya buri mwaka arabyara. ndabyumva umugabo we ni umusinzi w'umunyarugomo gusa niyo mpamvu mbaye nkuzaniye uyu mudamu ngo mumufashe mu buryo bwo kuboneza urubyaro nyine umugabo we atabizi. akenshi bitera impagarara mu rugo iyo umugabo amenye ko wahagarikishije kubyara we mutabyumvikanyeho. ese kagabo ntabwo yumva si umugabo mwakwicarana ngo mujye inama kandi yahiye ko azabyara mpaka bamushizemo. nta bundi buryo se kugeza ubu wigeze ugerageza ngo urebe? yewe ntabwo keretse ubwo abana banjye baherutse kunzanira nyine twadufuka nyine abagabo banjye. aravuga udukingirizo abakobwa be b'inkumi baratumuzaniye ngo bajye badukoresha. uzi amahane byateje mu rugo uzi intambara yahabaye twaraye ku nkeke twese. ubyaye kangahe se kugeza ubu nyirane? harya mfite bangahe? hari abahungu babiri bigiriye mu mujyi abakobwa bakuru babiri bakurikirwa n'abandi bahise nyine bigendeye impanga ebyiri n'utundi duto tubiri dukurikirwa n'akari ku ibere gafite amezi 6. ni ukuvuga imbyaro 11 ariko nyine hakaba hariho 9 gusa. ni ibibazo bikomeye cyane kandi uko nkureba madamu ndabona udafite ubushobozi buhagije bwo kurera abo bana. wahora n'ikise ko guhora ntwite ubundi ndi n'impinja byambujije kubasha kugira icyo nakwikorera. kera rwose nararanguraga nkacuruza mfite imbaraga none ubu yaba imbaraga yaba umwanya byose ntabyo nkigira. hari umuryango umeze neza rwose ariko uko bagendaga barundanya imbyaro ubukene buraduka bakabura n'icyo gutekera abana batangira nyine no kugurisha udusambu twabo. uko bivuze ni uko rwose umugabo yagendaga agurisha akigira mu kabari nk'ubu wumva ngo dufite abana benshi nta n'isambu tugira rwose. nyirane ndumva ikibazo cyawe gikomeye twaba tugufashije ariko ukazakomeza ukifashisha inshuti byashoboka ukanatuzanira umugabo wawe aha tukamwigisha buriya azagera wahinduke. murakoze cyane sinzi uko nabashimira ni ukuri. dufite rero uburyo butandukanye twigisha ababyeyi mu kuboneza urubyaro. hari ibinini umubyeyi anywa buri munsi hari agapira bashyira umugore mu nda ndetse nako bashyira mu kaboko hari inshinge zitandukanye urw'ameza. njye namuhitiramo agashinge imana indindi binini kuko umugabo wanjye abiciye irye umva yanjugunyana nabyo ariko nyitereye agashinge nakwitahira ntacyo yazamenya ntacyo yamenya rwose. tugomba rero kugukorera ifishi tukaguha n'agakayi utwara kakajya kakwibutsa igihe cyawe cyo kugaruka kwa muganga kugira ngo tubashe kugukurikirana. oya muga ako gakayi rwose ukihurire. nzajya mbona akanya nzajya nyaruka. icyambere sinzi gusoma ikindi uragira ngo kakayi nzakabike hehe koko kose kagaba kabonye yantwikana nako ntwikana nako rwose. nyirane ako gakayi nzajya nkakubikira wigihe ikibazo rwose uhumure ntawe umugabo wazahurira nako asigaye nk'uko nemeye kugufasha nzajya nza kukwibutsa igihe cyo gusubira kwa muganga. rwose w'imbaba wankoreye neza. yabaye koko
kanya wa mugabo wiriwe yewe neza zirore amakuru sekaga nari nje kukureba kundeba rwose yewe ko ntacyo biratanga se ya ntacyo biratanga ntacyo rwose ubu ndagira ndikwiye na n'ubu pe wese kagari ntabwo urabona ukagura yewe ntamubuze rwose dore ku gasantere banze kukagura ngo ntibabaga ihene haka ngo bashaka udusekurume da mbere nzirurira ibibazo bimbanye igihumbi pe none se njye ndorohewe se nikoye ubwo wibagiwe ko nyifite iwanjye mu rugo none umugore arimo arayimbaza ibibazo amagana n'amagana ngo nayiguze angahe ngo nayiguze hehe umva zirore mva nkubwire uramenye umugore wawe ntazibeshye ko iyo hene ari iyawe cyangwa ari iyanyu urumva atazava anyifungira ihene cyangwa ukanga ko tuyigurisha nanjye nyine ubu byanyobeye nabuze icyo musubiza kandi sinamubwira ko ari iyawe kuko nyine byarara bigeze iwawe ndabigira neza mva nkubwire rero ntibizagucike kuko abakobwa banjye na nyina babimenye bahita baza nk'iyagatera bakayifata bakajya kuyigurisha nta kundi rero ejo ni ukuzarindira isoko nyine tukazayijyanayo ni ukuzinduka pe yewe mva nkubwire rero nabyo binteye ubwoba abakobwa banjye se nibaza kuyiga ku isoko kuko mva bazayibona kandi mva urabizi ko nta rindi soko rireba muri aka gace kamaye none se ko ari ibibazo sekaga ibibazo rwose abana bo ntiboroshye pe ayo mashyano nuko yabwira ko nta rutugu rukura rugasumba ijosi erega nawe ujye wikangata ukangata sha wowe uravuga ubu se uragira ngo ntatinye kongera gusubira mu rugo bankuramo iyo kotsa bampitana babaye ibikoko ntibakira abakobwa b'i Rwanda rahira wowe nze ushatse kuvuga ko no gutaraye mu rugo rwawe mbasha maraga rwanjye nta nabitinyuka se uzi intambara yabaye iwanjye ejo n'ukuntu narwanye nabo banesheje umutwe reka da ngo ntituzongere kubyara abandi bana kugira nabo bazana n'udukingirizo urumva izo si inkunguzi cyangwa udukingiri ngo udukingiri cyabaye nta n'isoni ngo wambara udukingirizo ku mugore wawe wakoye mbega ubushizi bw'isoni umva reka da umva nanjye icyo nakoze nashatse isuka y'umujyoyo ndaturimarima twose nubatera mu maso reka da biba bibi cyane ariko niko zirori narebye ibyo byose urumva ndeba ibibazo by'ubukene nifitiye mu rugo ndebye abana bahora bandeba ntacyo mfite cyo kubaha ariko noneho ndebye abo bakobwa b'inkunguzi banjye bazamuye amajosi ntanakibarusha imbaraga niko gufata icyemezo cyo guhunga ndatorongera rwose mbega urakomeje se kaga warahukanye ndakomeje rwose abana ntibagiye kuzandya cyamaye urumva cyane ntibajya bavuga ngo banjyandura n'umwana w'umunyarwanda ashwi kandi biyemeje kurwanirira nyina dore ko bagiye kujya bamfatanya ibyo kandi byazanywe na wa mukobwa uriya mukobwa wari umukazana wawe kuva umuhungu wawe yamwirukana yamuteye ibisazi mbese ameze nk'imbwa yasaze ni nk'imbwebwe wahora n'iki ko nanjye nagiye kwegera uwo Dominiko sha maze arantuka koko abwira nabi we yewe we nyine ubwo nari ngiye kugira ngo nyine mubwire ngo acyure maze aranyurira we yaragusura gutukuza yarantutse ngo na by'abana benshi ngo njugunyaho ngo wagira ngo ni inzoka ariko ugira ngo urubyaro rw'iki gihe si umusaraba koko bararakaye pe uzi ukuntu yambwiye ubundi ngomba mvuga iki kuko nta sambu mfite yo kumuha ngo nta n'ijambo nkwiye kuvuga imbere ye ngo ndavugishe ikisa yewe umva nkubwire rero ibyo ngibyo njye nibyo nahunze urumva nibyo nahunze njye naraye kwirarira kwa wa mugore hahandi nyine ko hahandi wajyanye cya gihe ariko nyine nawe urabyumva ntabwo naharara kabiri gatatu nta n'urwagwa muguriye nta kintu n'ibitoze mu mufuka azagucumbikira se ageze ryari nimara kugurisha iriya hene rero hariya amafaranga ndahita nyagira impamvu mungi iki cyaro njya kwishakira ubundi buzima mungi urugo rwanjye rwose n'ubutindi buhari n'ibibazo bihari njye najya gushaka iy'ahandi ngo ariko wa mugani niko se kaga uvuze akantu
njyewe wagukurikira ngaho se nyine ikiniye mu cyaha ko twabanye ko dufite ibibazo bimwe byose wareka tukijyanira ibyo rwose twazajya tunarwazanya cyane no ndabizi rwose wowe umwuga ntuzabura ibiraka cyane sinabibura mu gihe umuntu yabura icyo akora se oya nanjye ibibazo bimaze kundenga rwose n'umugore wanjye uhora mu bitaro n'intugunda n'intunganya oya sinshoboye umva pe umva mubwire wowe nzirorera wowe umva mubwire itegure urumva ejo tuzacunge b'abahungu barangura ihene ariho bayijyana ku isoko bita twanduruka rwose uretse wowe waba ufite amafaranga ku mufuka reka mubwire nta kintu mfite mu mufuka rwose sekaga ndakumva reka twe kugenda nk'abasazi reka dutegure urugendo rwacu turutegure neza tugende dufite ifaranga rwose noneho tuzabashe no kubaho mbere y'uko tubona ibiraka kugira ngo twinjire neza mu mujyi ariko se nose mva mubaze nzirore nose tuyakuriye handi koko njye kucungira ko nzagurisha iriya hene keretse niba wowe hari ahandi wapfunda imitwe ariko nungutse agatekerezo niko ye kuki tutareba ahantu twiba nk'itungo hanyuma tukarigurisha kandi buriya twibye inka y'abatubutse reka nkwerekere tukiba inka twashatse ahantu twibe oya niyo zaba ihene cyangwa iki cyangwa tukiba inguru dore va ku giti dore umuntu dutere kwa Dominiko cyangwa se tujye kwanga mu ishema ya kumuturanyi wacu ko tubura icyo kwanga mu ishema twahiba inka kimasa hariya niho mu ntego kwakwiba ikimasa uragira utamutamuri ntubibona se ndimo ndakubura mu rugo hasaga nabi rwose sigaho ushyira umweyo hasi amaze ahikuburire akabije ni ukuri Marceline kandi mama ntaza kubona akanya ko kubura mbese ntawe urabizi ko nta mwanya agira aho bigeze ni ukumugirira impuhwe tukamufasha pe ibyo simbyanze ariko se nitumukorera imirimo yose tukamukuburira tukamuhekera abana tukamesera abana be tugateka azatabagira azaca akenge ryari reba nk'uwananiwe kwiga ngo ujye umurerera siyo byatumye akomeza kubyara ngo afite abamufasha ndabizi ariko hari ubwo bimugirira impuhwe ni ukuri Marceline nanjye sinanze mama rwose ariko nshaka ko tumuha isomo akabona ko ibyo arimo byo kwirirwa byara ari amafuti ko nta mubare urimo harimo arengukira abana byara ibyabaye byarabaye reka dupfe kumufasha basi uyu munsi gusa iyo umudabagize arakomereza aho abyara abandi none se uretse kuba mpari uretse no kuba nawe warabuze ubushobozi bwo kujya kwiga nk'abandi ninde uba umukorera imirimo si we nitumurekerera abanza abona ikibazo kuko nitumudabagiza nta kenga azaca uboneze urubyaro nk'abandi babyeyi ahubwo se rero uzaba yaramuteye inda ko papa ubona agiye kumara icyumweru adataha buriya ni amafaranga yagurishije yahene arimo amwoshya nayamara azatahuka ewe ahubwo nagira ngo nakubwire ko ari inaha ejo ku mugoroba naramubonye mu gasantira nk'urwagwa ibyo byose byakwiye kuba byarahaye mama isomo ariko nawe ntiyumva buriya papa azatahuka ari muri za narakoye se abamuteye indi nda niba bitaranarangiye sigawe maze guhagura urwo mutamuri ngiye kuzigendera nzajye kwishakira indi mibereho cyangwa umugabo wambere yakwanze zubwirwa n'iki niba undi azagukunda noneho nanjye nzamenya ubwenge nk'ubwa Dominiko nishakira umugabo ufite agasambu maze ngiye nyihinga sha urakoze kumfasha ukanyuza akera nk'aho mu rugo mutamuri hasaga nabi cyane nta kibazo mama byo ntibigoye ntibinatunaniye mama ibyo twanga gusa ni uko urugo rwawe utarwitayeho warangiza ngo tugufashe ariko se ni igitangaza ko abana bafasha ababyeyi imirimo yo mu rugo ahubwo ko ari byo bikwiye mama ni ukuvuga rero ko wabyaye aba bana bose kuko wari uzi ko tuzagufasha kubarera ibyo byibagirwe mbere na mbere ujye utekereza ku mbaraga n'ubushobozi byawe mbere yo gutekereza ku bana bawe bazagufasha ndabizi ko mutari abana babi ahubwo ari umujinya mufite no kumima ngo nanjye nibaze bimenye mama ariko
ariko ntibibeshye ko bizakomeza gutya hari ubwo rwose twumva duteye umujinya pe ngo uruvuga ngo papa yarakunaniye ngo papa yagutesheje umutwe ngo washatse nabi njye mbona amakosa menshi ari ayawe mama n'ayawe ari wowe wateye ibi byose ujya kubyara abana benshi muri ninde mugabo wakwihanganira ibintu nk'ibi mbere ya byose rero utwita abana mu nda yawe utigeze ufata ingamba hakiri kare mama warangiza ngo papa amakosa ni ayawe abandi bagore babigenza bate yewe ndabizi ko mundakariye cyane kandi nanjye ndabona ko ari igihe wakosheje njye utarabashije gufata ingamba ndetse n'ibyemezo hakiri kare none ingaruka zose n'umuruho ni wowe bijyaho ni wowe utwitsa ni wowe ubyara ni wowe urera abana ni wowe utekera abana ni wowe ukora isuku ni wowe uvuza abana none dore kubera ibyo bibazo byose na papa yahunze urugo nubwo ntacyo yari atumariye uretse kongera ibibazo gusa ariko naba agiye gato duhumeke da mbabashwe n'abana arimo abyara iyo ari iyo ngiyo abana atazagira icyo amarira buriya ntarara ko wa mugore wo mu gikombe yewe isa nashaka agaruke ubu ntacyo ngitinya nanjye namenye ubwenge nakoze nk'abandi bagore naramushoboye nakoze ibikwiye reka wabigenje ute mama rero mubigira ibanga ntamwumura ese abimenye yazatumarira ku icumu wabigenje amatsiko nanjye ubu nize ubwenge ubu ndakingiye sinshobora kongera gusama wese akoze iki mama umugira neza w'imbabazi yanjyanye kwa muganga ubu banshyize kuri gahunda yo kuboneza urubyaro kandi n'ukuri sinzabivamo bibaho rwose soseka bazajya yibaza impamvu ntasama nanjye mubeshye ko ntangiye gucura byishimye cyane nibyo bivuga nibyo cyangwa uratubeshye ego kumba bishyira iki se bana banjye muzagende mubwire uw'imbabazi abereka agatabo mbikiye kwa muganga yewe ubu niyo yagira ati sinzongera gusama burundu ngiye kurera abo mfite imana nimfasha bazakura reka byiza we mama urakoze cyane ni wakumva ukuntu twishimye mama ni ukuri kumva ko utazongera kubyara noneho ugiye gutuza uruhuke uhangane n'ibibazo by'urubyaro ufite ariko byibura nta bandi biyongera rwose kandi natwe tugiye kukuba hafi mama tujye tugufasha imirimo rwose urebe ngo urugo rurongera kuzamuka buhoro buhoro abana banjye ko muri abana beza ariwe ni njye w'imbaba wigira ubwoba siko nkanze ngabishe ubu turagiye muri iki gicuku koko subira mu cyumba cyawe nisinziriye uw'imbaba nananiwe gusinzira pe njye nari nisinziriye rwose we wabujijwe n'iki se gusinzira sinzira nese sha umugore wanjye nkunda yantaye mu buriri nsigaye ndaranifumbase none ngo nsinzire koko kuva wagenda singisinzira pe ndara mu bitekerezo gusa ibitekerezo bihese waretse nkaba ndyamye iruhande rwawe ko nshaka kukuganiriza uw'imbaba nkaguhaririza ku bitekerezo mazemo iminsi ngaho ryama ariko ubimenye niba ari amayeri unzanyeho ntamfata urabizi ko ibere ryagaragaye baritakisha isuka mbaye nguteguje amayeri ya Yesu w'imbaba nzi ko uri umugore uzi ubwenge rwose wihagazeho kandi uzi gufata ibyemezo ntabwo nakuzanaho amayeri pe ngaho mbwira ibitekerezo mazemo iminsi rero w'imbaba nasanze ndimo guhomba rwose nsigaye ndarangiye nyine umugore wanjye ntikivuga kimwe ku ngingo tureba twembi yo kuboneza urubyaro azamfata ukuri rwose azamfata nk'umugabo wikunda none umugabo wirengagiza ukuri akureba anakuzi ibyo bintu byanteye ubwoba cyane imbaba rwose nshaka kongeraho indi myumvire kandi ntibyari bikwiye rwose kugira aho gutumurira ubwawe kwa munga ikindi nari nje kugusaba imbabazi rwose nje gusaba imbabazi igihe naba nabitwaye nabi nshaka kugufata ku ngufu ni ukuri ndakubabariye nzi ko utari umugabo mubi gusa kwihangana byabaga byakunaniye kandi nanaguhakaniye warabyihanganiye murakoze w'imbaba ikindi kandi ni uko muri iyi minsi yose ndi njyenyine nabashije gutekereza ku cyifuzo cyawe icyifuzo cy'uko twahagarika kubyara tukarera abo dufite uko ari bane none waje gusanga byagenda gute wowe ufite ukuri pe
ahubwo mbabarira kuba naratinze kumva ukuri no gusobanukirwa ibyifuzo byawe. urakoze cyane undi uhura umutwaro warundemereye cyane kuza kurara aha yego nyine hari harimo kuguhunga ngo tutibeshya tugakora ibyo tutapanze tugatungurwa n'inda ariko nagira ngo nguhe n'igihe cyo kwibaza. Nabanje kumva ari agasuzuguro no kunyanga ariko rwose ubyemere kandi abikubwira rwose mbivanye ku mutima nabitekerejeho cyane birakwiye ko turekeraho kubyara rwose. Yo ndishimye cyane kandi nta kosa pe ni ukuri nakomeje kukugira icyizere ko uzabitekerezaho ugashyira ku ruhande amarangamutima yo kubyara umuhungu ugashyira mu gaciro. Reka nose umuzi dusanga Mukasekagabo yihebye ari kurira ku muhanda naramwitegereje mbona ukuntu asa ukuntu yataye umutwe mbona ko atari buriya buzima nkwifuriza ko atari ya mibereho nifuriza urugo rwanjye. Urakoze cyane urugo rwacu rurangwa umutekano urukundo gufatanya ndetse n'ubukungu. Turacyafite imbaraga zo gukorera abana bacu Imana yaduhaye. Nibyo pe ndagushimira ubwenge bwawe ndetse no kureba wambere umbera mutima w'urugo nyine ntangiye kurindagira. Urakoze mugabo mwiza ngabisha urakoze cyane. Ikindi cyageze ku mutima ukuntu nakwitegereje nkabona ukuntu babajwe n'ubuzima bwa Nyiramwiza noneho ukama misiyo yo kujya gushaka Sekagabo nkamugira inama. Igitangaza wa mugore we ukaba misiyo yo kujya kumwigisha ku byo nanze gukora koko. Nubwo wangaga kunyumva nari nzi neza ko ari amarangamutima yo kugira ngo ubyare umuhungu ariko nzi neza ko kuri kubona wibuke kandi ko Mukasekagabo yadufataga nk'urugo ruboneza urubyaro urugo rw'intangarugero. Yewe burya isoni zari zanyishe nageze aho nari ngo kukureba mu maso nta kujya kwigisha Sekagabo rwose sinari kubitinyuka mu gihe nanjye nari ntarakemura ibibazo by'iwanjye mu rugo ariko ubwo mbyumva neza nzabasha gushaka Sekagabo noneho mwigisha. Urakoze no kuri ngabeshe numva umutima wanjye ntekanye sinakishisha kubona yamye iruhande rwose. Ni ukuri kinyishisha umwana ushatse wamfumbata rwose pe cyane cyane ko mu isakoshi harimo utuntu navanyije ku kigo nderabuzima two kwifashisha mu gihe nyine tutari twahita muri bwo kunoza urubyaro. Ariko uzi ubwenge wa mugore uri umugore uzi ubwenge w'imbavu uzi ubwenge iyo sakoshi hasi irihe ngo ujye uhereza kuko ndagukumbuye cyane sinshobora gutegereza igihe tuzajya kurebera abaganga. Oya reba aho ku rukuta niba imanitse hamwe n'imyenda aho ku rukuta ayiwe ngaburishe ibi ni ibiki turatewe ayiwe n'abajura. humura ntawe wacikira n'ibibeshya bakagenda imbwa zirabarya ayiwe n'abajura rwose ndabafasha rwose. ntubumva nibo jya uje kwiburira niba ujya none ahangaha niko niba wibeshya ukanyeganyega imbwa zirakurya. imbwa zirabafata ntacyo. ni Sekagabo ndi kumwe na Nzirorera ari mu dutabare we ntabwo twari tuje kwiba rwose ni mutabare. Ntabwo mwari muje kwiba musimbutse urugo mutse musimbutse urugo mutaje kujya. Oya nimuyibwiriye imbwa tuve iruhande yibwira ngo abayishe ayiwe simbwa ahubwo ni intare ni ikimasa iratupfanya gusa. muvugisha ukuri none ahangaha cyangwa mbashumurize imbwa bafata nta soni mugatera iwanjye saa sita z'ijoro mugasimbuka urugo mwari mwuje kwiba iki? rwose nta mpamvu yo kubeshya ngabo yishe ukuri tuje kwishakira impamba ngo twigendere duhunge rwose ibibazo byaratureze mu ngo zacu nta kundi rwose urumva ngabo yishe rwose si ukwiba ngabo yishe urumva kandi urumva ntabwo tukwanze pe uzi neza ko uri umuturanyi mwiza cyane rwose ariko nyine twari tuje gushaka impamba nyine kandi nta handi yaboneka nta. Ego mana ni Sekagabo na Nzirorera baje kwiba ngabo yishe ndakumva bababarire ahubwo bicaze bagira inama
kuko ikibatera ibi byose urakizi ni ibibazo byo mu ngo zabo byabarenze murambabaje none ya miso wampaye umenya ngiye kwigeraho imbaba ngeraho ni ukuri usaba abajura ari gahunda banyiciye baradutunguye pe oya ni noneho ciciyo nkoni mbese yizamba mubyeyi noneho nibatahe bazaze kugushaka ejo muvuga oya nibaguma ahangaha ntufate nayifata igihero nimureke magire inama rwose yibagire no muri uyu mukino urabara nabi wanditswe n'umubyeyi Desitore Sylvia mwumvisemo Sekagabo mwakiniwe na Tuyishime Jadofisi, Nyiraneza mwakiniwe na Nyirarukundo Beatrice, Marcelina mwakiniwe na Uwamariya Olive, Dominico mwakiniwe